Bahinzi borozi uyu mwaka wa tariki ebyiri z'ukwezi kwa kabiri hano ku rubuga ndabashyiraho iyi mashini mu buryo bwa promosiyo. Iyi ni imashini ituraga amagi ikoze mu buryo ikoze muri moba. Iyi mashini murayireba ijyamo amagi 180, ijyamo amagi 180. Mu busanzwe iyi mashini isanzwe nyitangira amafaranga 175 cyangwa se 180, ariko mu buryo gutangira umwaka neza iyi mashini nayibageneye ku giciro cy'100 byonyine gusa kubifuza guhita yitunga 100 byonyine. Iyi mashini ikoresha umuriro w'amafaranga 7,000 mu minsi 21. Ayo mafaranga ntabwo yarenga, ni hagati ya 7,000 na 5,500. Kandi iyi mashini murayireba uburyo ikoze, ni imashini nziza rwose ikomeye ifite uburambe. Igisigaje gusa nuko umukiriya uraba uyikeneye no guta tuyimusigira verine. Ntabwo twayisiga itaragira uhita uyijyana, tuyisiga igiye kugenda. Murabireba, reka tunayicomeke murebe, tubereke n'imbere. Uwifuza kuyitunga, uwifuza kuyijyana ku mafaranga 100,000 niyo yonyine gusa ihari ku mafaranga 100,000. Naga promosiyo mbihereye nk'abantu twabanye neza ku rubuga. Uyu mwaka tubutangire neza twifitiye ekipeta mu nzu. Okay, reka tuyicomeke muyirebe. Reka murayireba yamaze kwaka. Reka tubereke n'imbere mu mashini nyirizina. Ifite utwumba 4. Aho uyikeneye tumukorera mu buryo twisiga, ukayisiga akaverine ikagenda. Imashini iyi mashini ivugiro 97%. Iyo witaye iyo witayeho wakurikiza abaguzi tuba twakuha, kandi iba igendana n'amahugurwa yayo. Guhugura kuri WhatsApp barabikaho ibyo ugomba kuba ukeneye gukora kugira ngo ufate neza. Tunagufasha kukwereka aho amagi yizewe uzajya uyakura n'uko wabishaka. Murakoze cyane. Nimero ni yaye. Up.